Google AdSense buriya iri mu bwoko bubiri, aribwo bwoko ngiye kuba nakubwira nagusobanurira uburyo bimeze. Buriya Google AdSense irimo ibice bibiri, igice cya mbere ni icya Google AdSense ya YouTube, igice cya kabiri ni icya Google AdSense ya website. Nimba ubizi nigeze kukubwira neza ko utemerewe kugira Google AdSense irenze imwe, bisaba ko ufite Google AdSense imwe kugira ngo ukomeze ube nyine wishyurwa na Google. Iyo ufite Google AdSense irenze imwe biba bibi. Rero hari ikintu mwe benshi mutari muzi, ari nabyo ngiye kuba nagusobanurira, n'aba content creator benshi banareze ntabwo babizi. Ati no kubera iki? Buriya ngewe natunze website ntunga na YouTube. Before yuko ubona kuri YouTube nabanje kuba mu website content creator urenze mu blogger cyangwa se barabandika. Nari umwanditsi mwiza cyane kuri website. Nari mfite website bita edia.rwa, ndakeka murayizi. Ngira iyo bitaga Kigali Net, narayigize. Ngira n'indi bitaga Kigali Cloud. Abantu benshi barayizi cyane. Cheka nishaka uyizi. Nimba uyizi byandike muri comment. Okay. Rero ahanga biba bimeze bitewe ngo Google AdSense. Buriya reka duhere kuri Google AdSense ya YouTube, ariko byose biri muri Google AdSense. Bivuze neza ko ugira Google AdSense imwe ariko irimo ibice bibiri. Ibyo bice bibiri nabyo ubwabyo hakaba hari igihe babitaminatinga Google AdSense zose bakazihagarika, ariko nanone bikaba bishoboka ko bafunga imwe indi igakomeza ikora bigendeye ku byo ndibuze kuba nakubwira. Bivuze neza ko urarangiza kino kiganiro wamaze kumva wanasobanukiwe ibi byose aho bitandukaniye naho yewe binahuriye. Hano rero ikintu cya mbere reka duhere kuri Google AdSense ya YouTube. Google AdSense ya YouTube buriya uyigira cyangwa se bakwemerera kugira iyo Google AdSense ya YouTube like ni free, ushobora kuba wayicreate, ariko ntuzigere ukora ikosa ryo kuyicreate utaruza watch time, kuko ibyo nabyo kwamaze kubona neza ko bigaruka ababikoze. Abankurikirana icyo kintu narakibabujije cyane, kandi ngikomeje gikora nkomeje kugikomeraho. Iyi Google AdSense ya YouTube yo ikwishyura ku kintu kijyanye n'ama video wakoze, hanyuma none YouTube igashyiraho ads, amatangazo yo kwamamaza, ariko nayo yakenshi cyane ari mu bwoko bwa video ukuntu, cyangwa se nanone like ukuntu nyine, ariko ashobora kuba ari video cyangwa se bana, ariko still YouTube nayo nyine ishyiraho ama ad. Hari kuba wabona wenda amafaranga binyuze muri channel membership, super chat n'ibindi. Ntago ari byo turimo turatinda. Kugira ngo ugire YouTube, ugire Google AdSense ya YouTube kuri AdSense yawe, bigusaba ko ufite aba subscribers 1000 na watch time 4,000. Ibyo murabizi, kandi none ibyo ngibyo ukabigira cyangwa se ukagira short miliyoni 10 mu gihe kitarenze iminsi 90. Ndetse izi short ziragoye, ariko hari abazigira. Ikindi ugakurikiza policy ya YouTube. Aho ngaho icyo gihe bimeze gutyo ufite watch time 4,000, ufite n'aba subscribers 1000, kurikije amabwiriza ya YouTube konti nari zawe, ucreate Google AdSense ya YouTube. Ariko bivuze neza ko hari indi AdSense ubu utaragira. AdSense ya kabiri rero buriya uba ugomba kuba wagira, cyangwa se ubundi bwoko bwa AdSense bwa kabiri ni ubwoko bwa AdSense ariko ya website. Iyi ngiyi kugira ngo uyigire bisaba kuba ufite blogs, like ikinyamakuru, nazo ufite website isanzwe yawe wenda ya company yawe. Kubera website nazo ushobora kuba wazimonetiza ushyiramo icyo bita Sidekick. Iriya Sidekick ku bantu bakoresha WordPress ni ituma ubasha kuba wamonetiza, ukabona traffic, ukabona n'ibindi byose nyine ukabikurikiranya. Cyangwa se ufite nanone ikinyamakuru cyawe, cyangwa se upfa kuba ufite website ifite traffic nyine abantu bayikurikirana, icyo gihe uba wayimonetiza. Nanjye ibyo ngibyo nabigufashamo ufite abantu bagukurikirana, ariko nanone benshi na content ari zawe, cyangwa se nanone ushobora no kuba ari content zimwe. Yo website yo ntabwo igora cyane, nanone ukaba wayimonetiza, nabyo birakunda, bakajya bashyiraho ama ad. Gusa hano kuri website ikiza cyayo, iyo uyimonetije ugira Google AdSense ya kabiri. Hari Google AdSense ya YouTube, ukagira na Google AdSense ya website. Rero iyo ya website ikiza cyayo nuko bo mu Rwanda berekana ama ad kuri website. Ama ad aragaragara gusa kuri YouTube yo ntabwo agaragara. Ahanga rero abantu bafite ama website asurwa cyane ni naho bakubitira aba YouTuber, kuko babona amafaranga. Yego mu Rwanda habaye RPM nkeya, ariko at least nubwo babona 0.01 aba yaje. Iyo bikubye bakabihumbi 10 cyangwa se 5, icyo gihe ntabwo bura amafaranga yawe meza kandi aryoshye. Bivuze neza ko website mwabyumvisha uburyo bananone babimonetiza. Ushobora kugira iya mbere ya YouTube, n'iya kabiri ya website. Okay.
hano rero bigenda bite hano rero bigenda bite iyo urangije, iyo ubonye wujuje ukabona traffic, buriya icyiza cyantuze cya website yo anytime wa monetize, gusa nyine nawe urarindira ukabanza ukareba ko traffic yawe ihagije nibwo monetize, ariko website ushobora kuyikreya ugashyiramo site kick ejo ukamonetiza wenda bakakwangira ariko wamonetije bavuga ngo wenda ntabwo wuje, ariko like nyine byo biba byoroshye cyane ntabwo bigora cyane. Kindi ugomba kuba ufite content nazo zi original zi useful kandi none ukurikiza amabwiriza ya YouTube tu. Iriya Google AdSense ya website na Google AdSense ya YouTube bikoresha one method of payment, kuko wibuke neza ko ziba ziri muri AdSense imwe. Iyo bagiye kukwishyura amafaranga anyura kuri account yawe n'ubundi, kuko ziba ziri muri AdSense imwe, ntabwo ugira AdSense ebyiri, ugira AdSense imwe irimo AdSense ya YouTube, irimo na AdSense ya website. Ibyo ngibyo byumva bajya kukwishyura bakakwishyurira hamwe. Bashobora kuba bakwishyura wenda bakoresheje bank transfer, niyo abanyarwanda bakunda nayo niyo nkoresha, cyangwa se bakoresha Western Union mu bihugu bimwe na bimwe, ariko abanyarwanda benshi ndakeka mwikundira bank transfer niyo babishyuriraho. Okay, ati ngo rero bikora gute? YouTube uba ugomba kuba ufite ama video, naho website uba ugomba kuba ufite article, inkuru zanditse. Website ijyana niyo kwandika nyine na amagambo, ariko YouTube yo ni video nk'aya magambo ubona. Uburyo rero bigenda kuri YouTube, ad zirikina muri video zawe, kuko kuri website yo ad zigaragara mu gika. Hari ukuntu buri abantu barimo bara create content, cyangwa se urimo gukorera urashyira content, hari ukuntu ugira ugahita ushyiramo igika hanyuma ugatangira ikindi hagati muri cya gika, rero niho ad zigaragara. Ndakeka mujya mubibona akenshi cyane barimo barabyamamazamo abantu bakunda gusura ama website. Okay, ahangaha akenshi cyane ukunda gusanga ku ma website hamamarizaho za Coca-Cola, kuba bishyuye Google nyine bakaberekezaho ibintu ngibyo bya word limit, ibintu ngibyo. Murabizi nyine abantu bakoresha website muhita mubibona. Okay, ahangaha rero iyo ikindi kintu cya website, buriya website ntabwo most of time iyo bigeze ku misoro, website narayikoresheje ntabwo charging nkuko YouTube charging imisoro. Ni website tana charging imisoro. Kamafaranga nabonaga banyishyuye kuri I&M, ko niyo nkoresha rwose I&M kuva natangira YouTube. Ibyo rero ni ibintu nanone ugomba kuba wamenya plutôt. Tugiye kujya kuri case nshaka kubasobanurira hano byagigenda bite iyo imwe bayihagaritse. Tuvuge ufite Google AdSense imwe, hanyuma noneho bahagaritse wenda YouTube AdSense ya YouTube yawe, ariko ufite website ufite na AdSense, bigenda bite? Iyo bigenze gutyo bishobora kuba byaterwa n'ikintu bita invalid click. Invalid click ni ibintu wenda ukaba kuri website ukababwira abantu ngo nibaguklikire ku ma ad, ntabwo byemewe. Kubwira inshuti zawe ngo ziklike ku ma ad kugira ngo ubone amafaranga, ntabwo byemewe. Gukoresha amarobo ntabwo byemewe. Ibyo ngibyo babibonye bakorega invalid traffic plutôt, kandi bahita bakurangiza. Ikindi kintu kirangiza byo kuba cyarangiza nanone YouTube yawe ni ibintu by'ama copyright, gukoresha video wibye n'ibindi, cyangwa se gukoresha content z'abantu bakuru. Apana nyine za content ubona ko zitagenewe abana, nabyo ni bibi. Cyangwa se nanone ugafakinga traffic, bya bindi nirirwa mbabuza mbabwira ngo mwijye kugura aba subscribers na watch time, kuko basigaye babicekinga. YouTube ifite AI ziteye ubwoba, urakora ikosa rimwe bagahita babona neza ko nyine hari amakosa yabaye. Ahangaha rero ushobora kwibaza ati bigenda bite iyo YouTube yabaye terminated? Ahangaha rero icyo ngiye ko nakubwira ni kimwe, ndibuze ko nasorezaho uburyo bigenda iyo bafunze YouTube nka Google AdSense ya YouTube ya website igasigaraho, ndibuze ko nabibasobanurira. Ahubwo YouTube bigenda inako AdSense yibaye terminated bigenda bite? Hari igihe ukora ikosa rirenze, riri serious pe, ku buryo bituma AdSense yawe bayiterminating. Website ni ikintu cyo kwitondera. Nubwo mbabwiye gutyo ngo yishyura, ariko website igira risk nyinshi cyane pe. AdSense baraziterminatinga, invalid traffic za website izo zirindwa mubi, ziba zibunza. Ni nka copyright, kuzi copyright gutesa niko invalid traffic zo kuri website nazo zimeze, kuko bishobora kuba byatuma AdSense yawe iba terminated. Iyo barangije terminated bishobora kuba byatuma byaka-affecta na YouTube yawe, ugasanga wenda niba ufite YouTube na AdSense, YouTube iri kuri AdSense imwe na website iri kuri AdSense imwe, byose birangiriye icyarimwe, birapfuye. Bishobora kuba ari ikintu bita repeated invalid traffic, kuko iyo ubikoze baguha warning ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, ikaza website igenda banaterminate. Website kibi cyayo baterminating na ntuze na
na AdSense. Niyo mpamvu ugomba kwitonda. Iyo ari spamming website zibeshya, ibintu by'amafraude, ibintu nk'ibyo ngibyo. None ikibi cya AdSense, murabizi ko AdSense iyo account yawe bayitaminatinze, ntabwo wafungura indi, kuko bagendera ku mazina yawe, address yawe, telefone number, na banki yawe, na device n'ibikoresho wakoresha kugira ngo urogingemo in. Bivuze neza ko biragoye cyane ko wabeshya, kuko verifying irangamuntu yawe. Sinzi ko rero wahindura irangamuntu, amazina yawe ni yayandi, yenda address nayo ni murayizi, yenda address ni mu Rwanda, we ushobora kuyihindura. Akamazina sinzi ko wayahindura, kuko bareba ku irangamuntu zawe, na banki ushobora kuyihindura ntaribi, ariko se na telefone wayihindura, ariko biragora nyine, biragora tu, kuko nanone ushobora kubikora gutyo bahora updating amapolisi, ugasanga wenda urabacitse none, ariko ejo bazagufata plito. Icyo ni ikintu cya kindi nakubwira tu. Ikintu hano ndi gushaka gusoreza hano nababwiye ko za kubabwira nibigenda bite iyo AdSense cyangwa se iyo YouTube ibaye disable, ugasanga wenda AdSense ya YouTube cyangwa se YouTube barakurangije, ntabwo ukiri monetize, biri ubaye terminated cyangwa se ubaye disable kuri YouTube cyangwa se ubaye disable kuri AdSense, bigenda bite? Angaha rero, nimba YouTube monetization yawe ibaye disable, website AdSense ishobora kuba yakomeza igakora, nka kuriya wenda bakakudemonetiza kuri YouTube, AdSense yo irakomeza igakora bakakwishyura. Icyo cyo ucyumve, kuko nanone bigenda iyo website yawe wenda ibaye disable, nayo YouTube irakomeza ikakwishyurira kuri YouTube imwe ibaye disable. Ariko mu by'ukuri ugomba kwitonda cyane, kuko iyo account yo ibaye terminated ya AdSense, YouTube na website amafaranga abonagaho arahagarara. Bivuze neza ko YouTube bakudemonetiza, it's okay, website nayo bashobora kuba waba website ya AdSense kaba disable, nta kibazo ukishyura. Ariko iyo babagize ngo yo account, yo Google AdSense account yabaye terminated, they're done, bibaye nyine icyo gihe uburangiye. Ikintu cya mbere ugomba kuba wamenya nuko udakwiye kuba wakora amakosa ari buze kuba yagendana cyane no kuba bataminatinga AdSense yawe, kuko iyo bayitaminatinze nyine baba bayitaminatinze. Ikindi, kugira ama AdSense menshi nisakirego, kuko ibyo ngibyo nabyo ubwabyo biragusema. Ibyo nibyo bintu nakubwira, ndakeka musobanukiwe ibijyanye na AdSense nyine ebyiri muri AdSense imwe, cyangwa AdSense ya YouTube na AdSense ya website, ariko byose biri muri AdSense imwe yawe, iri ku mazina yawe. Icyo nakubwira ni kimwe, ni ibintu byoroshye, ibyo wakumva wamenye muri iki kiganiro. Ugira AdSense imwe, Google AdSense account imwe, ariko muri ya account imwe hakaba harimo AdSense ebyiri. AdSense ya mbere ni ya YouTube, AdSense ya kabiri ni ya website. Kuyifite ushobora kugira ya website ni ya YouTube ukayigirira icyarimwe, gusa amafaranga agendera rimwe, aza kuri account imwe. Hanyuma none ikindi birashoboka cyane ko YouTube yaba demonetize cyangwa se ikaba disable kuba monetize, ariko AdSense ikakwishyura. Noneho nanone AdSense yaba disable ariko YouTube ikakwishyura, nabyo bikomeza kuba byakunda. Ikibazo kiba iyo AdSense yabaye disable cyangwa se iyo AdSense yawe plutôt yabaye terminated, bayitaminatinze, aho ngaho ni ikibazo kiva. Ibyo nibyo nkacyo kiganiro gusa. Murabeho.